kuri Nyengarama rero kuri Sina Gerard FC bamaze gutegura n'ubone bamaze gutegura ibirori bya Sina Day. Ni Sina Day n'umunsi rero ngaruka mwaka n'ubundi equipe ya Sina Gerard FC n'ubundi yerekana abakinnyi bagomba gukoresha muri saison igomba kuba itangira. Uyu mwaka rero ni saison ya 2025 2026 rero gahunda yose ya Sina Gerard FC bamaze kuba bashyira ahagaragara gahunda ku cyumweru yo kuzerekana abakinnyi ari naho batumira n'abafana bose kuzitabira ibi birori byo kwerekana abakinnyi ino equipe izakoresha muri uyu mwaka w'imikino. Ku murongo wa telefone rero dufite Ange, ku murongo wa telefone dufite Ange, reka tumaze kuno gahunda zimeze. Ange, waramutse neza? Mwaramutse Musanze yacu. Waramutse neza cyane Ange, ino namahoro? Namahoro yakubu. Tugomamagaye muri Sport Magazine rero kuri uyu munsi hari gahunda twamaze kubona mwamaze gushyira ahagaragara igaragaza umunsi cyangwa se ni umunsi wo kumurika abakinnyi. Ni gahunda iteye gute? Ni gahunda ibikubiyemo iki? Muri rusange ni gahunda ibirebeye cyane kwerekana abakinnyi b'umwaka w'imikino tugiye gutangira sezo y'icyiciro cya kabiri, ariko mu mwaka twadufitemo uturusho twinshi nkuko mubizi kuri Nyirangarama duhora ari ibishya gusa. Uyu mwaka rero hazaza kumurika abakinnyi ndetse no gushimira bamwe mu bakinnyi n'abakozi bakoze muri shampiyona y'umwaka w'imikino umwaka washize, ariko noneho tukagira akarusho ko kuzerekana noneho kuzamurika ishuri ryacu ry'umupira w'amaguru Sina Gerard International Football Academy. Ibyo ni ibirori bikubiye hamwe ari kwerekana abakinnyi ndetse no kumurika abo bana barimo kwigishwa umupira w'amaguru ndetse no gutanga porogaramu na projet dufite ku iterambere ry'umupira w'amaguru hano iwacu kuri Nyirangarama. Kuri Nyirangarama rero kuri Sina Gerard FC bamaze gutegura n'ubone bamaze gutegura ibirori bya Sina Day. Ni Sina Day n'umunsi rero ngaruka mwaka n'ubundi equipe ya Sina Gerard FC n'ubundi yerekana abakinnyi bagomba gukoresha muri saison igomba kuba itangira. Uyu mwaka rero ni saison ya 2025 2026 rero gahunda yose ya Sina Gerard FC bamaze kuba bashyira ahagaragara gahunda ku cyumweru yo kuzerekana abakinnyi ari naho batumira n'abafana bose kuzitabira ibi birori byo kwerekana abakinnyi ino equipe izakoresha muri uyu mwaka w'imikino. Ku murongo wa telefone rero dufite Ange, ku murongo wa telefone dufite Ange, reka tumaze kuno gahunda zimeze. Ange, waramutse neza? Mwaramutse Musanze yacu. Waramutse neza cyane Ange, ino namahoro? Namahoro yakubu. Tugomamagaye muri Sport Magazine rero kuri uyu munsi hari gahunda twamaze kubona mwamaze gushyira ahagaragara igaragaza umunsi cyangwa se ni umunsi wo kumurika abakinnyi. Ni gahunda iteye gute? Ni gahunda ibikubiyemo iki? Muri rusange ni gahunda ibirebeye cyane kwerekana abakinnyi b'umwaka w'imikino tugiye gutangira sezo y'icyiciro cya kabiri, ariko mu mwaka twadufitemo uturusho twinshi nkuko mubizi kuri Nyirangarama duhora ari ibishya gusa. Uyu mwaka rero hazaza kumurika abakinnyi ndetse no gushimira bamwe mu bakinnyi n'abakozi bakoze muri shampiyona y'umwaka w'imikino umwaka washize, ariko noneho tukagira akarusho ko kuzerekana noneho kuzamurika ishuri ryacu ry'umupira w'amaguru Sina Gerard International Football Academy. Ibyo ni ibirori bikubiye hamwe ari kwerekana abakinnyi ndetse no kumurika abo bana barimo kwigishwa umupira w'amaguru ndetse no gutanga porogaramu na projet dufite ku iterambere ry'umupira w'amaguru hano iwacu kuri Nyirangarama mu karere ka Rulindo ndetse no mu ntara y'Amajyaruguru. Kuri Nyirangarama rero kuri Sina Gerard FC bamaze gutegura n'ubone bamaze gutegura ibirori bya Sina Day. Ni Sina Day n'umunsi rero ngaruka mwaka n'ubundi equipe ya Sina Gerard FC n'ubundi yerekana abakinnyi bagomba gukoresha muri saison igomba kuba itangira. Uyu mwaka rero ni saison ya 2025 2026 rero gahunda yose ya Sina Gerard FC bamaze kuba bashyira ahagaragara gahunda ku cyumweru yo kuzerekana abakinnyi ari naho batumira n'abafana bose kuzitabira ibi birori byo kwerekana abakinnyi ino equipe izakoresha muri uyu mwaka w'imikino. Ku murongo wa telefone rero dufite Ange, ku murongo wa telefone dufite Ange, reka tumaze kuno gahunda zimeze. Ange, waramutse neza? Mwaramutse Musanze yacu. Waramutse neza cyane Ange, ino namahoro? Namahoro yakubu.
tugomamagaye muri Sport Magazine rero kuri uyu munsi hari gahunda twamaze kubona mwamaze gushyira ahagaragara igaragaza umunsi cyangwa se ni umunsi wo kumurika abakinnyi. Ni gahunda iteye gute? Ni gahunda ibikubiyemo iki? Muri rusange ni gahunda ibirebeye cyane kwerekana abakinnyi b'umwaka w'imikino tugiye gutangira sezo y'icyiciro cya kabiri, ariko mu mwaka dufitemo uturusho twinshi nkuko mubizi kuri Nyirangarama duhora ari ibishya gusa. Uyu mwaka rero hazaza kumurika abakinnyi ndetse no gushimira bamwe mu bakinnyi n'abakozi bakoze muri shampiyona y'umwaka w'imikino umwaka washize, ariko noneho tukagira akarusho ko kuzerekana noneho kuzamurika ishuri ryacu ry'umupira w'amaguru Sina Gerard International Football Academy. Ibyo ni ibirori bikubiye hamwe ari kwerekana abakinnyi ndetse no kumurika abo bana barimo kwigishwa umupira w'amaguru ndetse no gutanga porogaramu na projet dufite ku iterambere ry'umupira w'amaguru hano iwacu kuri Nyirangarama mu karere ka Rulindo. Kuri Nyirangarama rero kuri Sina Gerard FC bamaze gutegura n'ubundi bamaze gutegura ibirori bya Sina Day. Ni Sina Day n'umunsi rero ngaruka mwaka n'ubundi equipe ya Sina Gerard FC n'ubundi yerekana abakinnyi bagomba gukoresha muri sezo igomba kuba itangira. Uyu mwaka rero ni sezo ya 2025 2026 rero gahunda yose ya Sina Gerard FC bamaze kuba bashyira ahagaragara gahunda ku cyumweru yo kuzerekana abakinnyi, ari naho batumira n'abafana bose kuzitabira ibi birori byo kwerekana abakinnyi ino equipe izakoresha muri uyu mwaka w'imikino. Ku murongo wa telefone rero dufite Ange. Ku murongo wa telefone dufite Ange, reka tumaze kuno gahunda zimeze. Ange, waramutse neza? Mwaramutse Musanze yacu. Waramutse neza cyane Ange, ino namahoro? Namahoro yakubu. Tugomamagaye muri Sport Magazine rero kuri uyu munsi hari gahunda twamaze kubona mwamaze gushyira ahagaragara igaragaza umunsi cyangwa se ni umunsi wo kumurika abakinnyi. Ni gahunda iteye gute? Ni gahunda ibikubiyemo iki? Muri rusange ni gahunda ibirebeye cyane kwerekana abakinnyi b'umwaka w'imikino tugiye gutangira sezo y'icyiciro cya kabiri, ariko mu mwaka dufitemo uturusho twinshi nkuko mubizi kuri Nyirangarama duhora ari ibishya gusa. Uyu mwaka rero hazaza kumurika abakinnyi ndetse no gushimira bamwe mu bakinnyi n'abakozi bakoze muri shampiyona y'umwaka w'imikino umwaka washize, ariko noneho tukagira akarusho ko kuzereka. Kuri Nyirangarama rero kuri Sina Gerard FC bamaze gutegura n'ubundi bamaze gutegura ibirori bya Sina Day. Ni Sina Day n'umunsi rero ngaruka mwaka n'ubundi equipe ya Sina Gerard FC n'ubundi yerekana abakinnyi bagomba gukoresha muri sezo igomba kuba itangira. Uyu mwaka rero ni sezo ya 2025 2026 rero gahunda yose ya Sina Gerard FC bamaze kuba bashyira ahagaragara gahunda ku cyumweru yo kuzerekana abakinnyi, ari naho batumira n'abafana bose kuzitabira ibi birori byo kwerekana abakinnyi ino equipe izakoresha muri uyu mwaka w'imikino. Ku murongo wa telefone rero dufite Ange. Ku murongo wa telefone dufite Ange, reka tumaze kuno gahunda zimeze. Ange, waramutse neza? Mwaramutse Musanze yacu. Waramutse neza cyane Ange, ino namahoro? Namahoro yakubu. Tugomamagaye muri Sport Magazine rero kuri uyu munsi hari gahunda twamaze kubona mwamaze gushyira ahagaragara igaragaza umunsi cyangwa se ni umunsi wo kumurika abakinnyi. Ni gahunda iteye gute? Ni gahunda ibikubiyemo iki? Muri rusange ni gahunda ibirebeye cyane kwerekana abakinnyi b'umwaka w'imikino tugiye gutangira sezo y'icyiciro cya kabiri, ariko mu mwaka dufitemo uturusho twinshi nkuko mubizi kuri Nyirangarama duhora ari ibishya gusa. Uyu mwaka rero hazaza kumurika abakinnyi ndetse no gushimira bamwe mu bakinnyi n'abakozi bakoze muri shampiyona y'umwaka w'imikino umwaka washize, ariko noneho tukagira akarusho ko kuzerekana noneho kuzamurika ishuri ryacu ry'umupira w'amaguru Sina Gerard International Football Academy. Ibyo ni ibirori bikubiye hamwe ari kwerekana abakinnyi ndetse no kumurika abo bana barimo kwigishwa umupira w'amaguru ndetse no gutanga porogaramu na projet dufite ku iterambere ry'umupira w'amaguru hano iwacu kuri Nyirangarama mu karere ka Rulindo ndetse no mu ntara y'Amajyaruguru bitasize n'igihugu cyacu muri rusange.